reka ngusuhuze wowe wakoze subscribe ku isoko y'ubworozi channel, YouTube channel ikugezaho ibiganiro by'ubworozi bw'inkoko, dendo n'ibindi. Uyu munsi tudatinze ndagira ngo duhite twinjira kuri topic y'uyu munsi nari nabateguje kuva kare. Topic ivuga ngo ese ni ibiki umworozi agomba kumenya mbere yo gutangira korora? Ese ni iki ngomba kuba mfite? Ni iki ngomba kwitegura mu gihe nshaka gutangira ubworozi bw'inkoko? Ese ni ayahe mabanga aborozi b'inkoko batambwiye ngomba kumenya kugira ngo ntangire ubworozi bwanjye? Ese njyewe usanzwe ukora ubworozi, ese ni ibihe bintu ngomba kwiga bishyashya kugira ngo bimfashe kugira ngo ubworozi bwanjye bw'inkoko cyangwa se ubwa dendo cyangwa se ubw'ubundi bwoko bw'ibiguruka noroye, kuko buriya yaba dendo yaba inkoko bwose ni ubwoko bubarirwa mu biguruka. So uyu munsi rero ndagira ngo tudatinze mu magambo duhite dutangira. Ikintu cya mbere nshaka kugaruka kuri wowe ushaka gutangira, nkakubwira ibyo ugomba kwitegura mbere na mbere. Uyu munsi ndagira ngo twifashishe byibuze umuntu ugiye gutangira ku nkoko tuvuge 50, inkoko 50, ubwoko ubwo ari bwo bwose. Gusa reka nibande ku muntu ugiye korora ubwoko bw'inkoko za Iza Brown ndetse n'ubwoko bwa Saso ndetse na Koroyira. Impamvu ari bwo bwoko ngiye gusa nk'uwibandaho ni uko busa nkaho ari bwo bwoko butanga umusaruro vuba kandi mwinshi ugereranyije n'ubundi bwoko buboneka mu Rwanda. Ubwo aho ngaho ndi kugaruka ku kintu kijyanye n'umusaruro w'amagi w'igihe kirambye. Umuntu ugiye gutangira korora hari ibintu by'ingenzi agomba kuba afite. Ugomba kubanza kuba ufite ikiraro aho wororera muri make. Ubworozi ubu ngubu turimo ntabwo ari nka kera aho umuntu yabaga afite ikiraro akaba afite ahantu afite akazu gatoya, noneho inkoko ku munsi akajya zirekura zikajya kwirirwa hanze. Oya, ubu ngubu ntabwo byagukundira kubera ko hanze aha abantu babaye babi, nta ugishaka ko mugenzi we bakora ibintu bimwe ashobora kumusangiza amakuru. Ku rwego rw'uko ngewe ibintu njya kubyinjiramo, hari umworozi twari duturanye negereye, ndamubaza nti se ko nshaka gutangira ibi bintu, ko mbikunda nkaba nshaka kubitangira, ese bigenda bite? Ni izihe mbogamizi zibamo? Ni ibiki umuntu yakirinda? Arangije aranseka cyane arambwira ati mwana wa mama, ibi bintu byihorere, natwe tugiye kubivamo. Kandi mu by'ukuri nararebaga nkabona ibintu bye birakura, ariko akambwira ati ibi bintu nta kintu kirimo, natwe tubikora tugiye kubireka. Shaka utundi turimo tw'amaboko wakora, ibi bintu byihorere. Niyo mpamvu ndi kukubwira ngo muri aka kanya, wa muntu mugiye gukora ibintu bimwe, wa muntu muturanye ukamwegera ugiye kumubaza amakuru, inshuti yanjye, hari ibyo akubwira ariko hari n'ibyo atakubwira. Za key point wowe wari ukeneye ntabwo azikubwira, kuko aba avuga ati uyu muntu ugiye gutangira ibi bintu nanjye nkora agiye kuba umukompetitazi wanjye. Kandi ubundi ni uko ari abantu badatekereza neza, ari ya myumvire y'abaturage baba badasobanutse mu mutwe. Ubundi umuntu mukora ibintu bimwe nta nubwo yakabaye imbogamizi kuri wowe, ahubwo yakabaye ari we utuma ahubwo ukora cyane kugira ngo ugire
innovation mu bintu ukora. So rero ntatinze, ako kari akanyuzemo nagira ngo mbanze mbasangize kaka experience, ariko twihuse reka dutangirire ku bintu ugomba kubanza kubuza imbere yo gutangira ubu bworozi. Ugomba kubanza kumenya ngo ese ubundi hariho ubwoko bungahe bw'inkoko. Ubwoko bw'inkoko twagiye tubuvugaho kenshi cyane. Mu bworozi bw'inkoko harimo saso irimo ubwoko butandukanye, ariko iziboneka mu Rwanda harimo nka saso T44, saso T451 n'ubundi, ariko ubwo ngubwo ni ubukunze kuboneka ndetse buboneka cyane. Hakaba iza brown, hakaba broilers ni inkoko z'inyama nazo ariko ziri mu bwoko tuzagenda tubigarukaho. Hakabamo ubwoko bwitwa Rohman Brown, hakabamo Sussex, hakabamo n'izo twita Local Birds. Local Birds ni inkoko twakita nkaho zimwe twita inyarwanda muri make. Hakaba n'ubwoko bwitwa Croilers. Ni ukuvuga ngo izo nkoko zose ni inkoko zishobora kuguha umusaruro bitewe n'ukuntu uzorora. Duhereye ku bintu umuntu agomba kubanza kwitaho, uvuga ngo ugomba kuba ufite ikiraro cyiza. Ikiraro cyiza mu bworozi bw'inkoko ntabwo ari ikiraro kirimo sima, si ikiraro cyubakishijwe amatafari ahiye, si ikiraro cyubakishije kirimo beto. Oya, ikiraro cy'inkoko ni ikiraro kigomba kuba giporoteja za nkoko ku kijyanye na sekirite. Ndavuga iki hano? Ni ukuvuga ngo ugomba kubaka ikiraro gituma umuntu adashobora kuza ngo akinjiremo uko yiboneye, gituma ibyonnyi n'izindi nyamaswa zidashobora kuza ngo zinjire mu kiraro cyawe. Dushobora gukoresha meshi cyangwa se senyenge izi zikomeye, tugakoresha ibiti twubaka, tugasakaza amabati. Si ngombwa ngo abe ari amabati mashyashya. Hari akantu ibi bintu tubyiga, lecturer yajyaga tubwira ngo use what you have in order to get what you want. Koresha icyo ufite kugira ngo ubone icyo ushaka. Ntabwo ujya gukoresha ibyo udafite, uhera ku byo ufite kugira ngo ubone icyo wowe ushaka. Ni ukuvuga ngo niba ufite ibiti, ukaba hari ahantu ufite cyangwa se ushobora kubona amabati ashaje ariko adatobotse, ya yandi baba basakambuye ku nzu, ushobora kuyagura ku giciro gitoya, ukaza ukayakoresha wubaka ikiraro. Ngombwa nuko kiba kiri secured, kidashobora kuva cyangwa se ngo kibe gishobora kwinjirwamo n'abajura. Ubundi iyo turimo tubara umubare w'inkoko ugomba kujya kuri metero kare cyangwa se metero kuri metero, wa muntu ushaka korora inkoko zizajya zitera amagi. Kuri iza brown tubara byibuze inkoko 6 kuri metero kare. Inkoko 6 mbese tubara ko arizo zigomba kuba ziba kuri metero kare, metero kuri metero. Umuntu uba woroye inkoko za saso, kubera ko saso ifite ukuntu ziba ari nini mu bunini ugereranyije na iza brown, tubara byibuze inkoko 5 kuri metero kare. Aho ni igihe woroye inkoko ariko zitarimo amasake. Iyo harimo amasake ushaka kugira ngo ujye ubona amagi abanguriye, tukugira inama yo gushyiramo inkoko nkeya mu rwego rwo kugira ngo zijye zibona umwanya uhagije wo kwidagaduriramo ndetse n'umwanya zishondaniramo, reka bari ko mbyita. Rero bikagufasha kugira ngo ube wabona ayo magi abanguriye. Kuri iza brown ho nta kiba kigoye, tubara inkoko 6 kuri metero kare, ubundi ugakuba n'ubuso ukurikije umubare w'inkoko ushaka korora.
ku muntu ukora brooding cyangwa se demarage y'inkoko then akazigurisha wenda zimaze ukwezi cyangwa ukwezi n'igice cyangwa se abiri, tubara byibuze imishwi 35 kugera kuri 40 kuri metero kare ziba zishobora kuba aho hantu nta kibazo, zitaryamiranye, zibona umwuka uhagije nta kibazo. Rero ikiraro cy'umuntu uri korora izi nkoko kiba kigomba kuba giteye muri ubwo buryo koko. Ni ukuvuga ngo ushobora gukoresha ibiti ucyubaka, ugashyiraho senyenge mu mpande, ukashaka ukuntu ubona nk'amatafari makeya wubakisha igice cyo hasi nko kugera muri metero, ubundi hejuru hose ukaba ushobora gukoresha ibiti n'amabati ugikavaringa, kuko icyo tuba dukeneye mu kiraro buriya nta n'ikindi, ni ukugira ngo ikiraro kijye cyinjiramo umwuka uhagije, kuko inkoko cyangwa se na dendo iyo zitotora cyangwa se zirimo zita amatotwe, ariya amatotwe abamo umwuka wa amoniya. Amoniya niwo mwuka wa mbere mubi mu nkoko. So iyo rero umwuka wa amoniya ubaye mwinshi mu kiraro, ni hahandi ujya kubona ukabona inkoko zawe zarwaye icyo twita kofu ihoraho cyangwa se furu, ibicurane by'inkoko. Ukabona inkoko zarwaye ibicurane bihoraho ntibijya bikira, ukabona dendo zawe zihora zipfuna. Rero ikiraro kigomba kuba kigeramo umwuka uhagije ku buryo umwuka uhora usimburana. Ubundi mu bisanzwe ahantu hari umwuka uremereye usimburanwa n'umwuka utaremereye, ubwo oxygene ijya ahantu hari umwuka mubi ugasohoka. ni uko nguko fenomene igenda. Niyo mpamvu rero mu rwego rwo kugira ngo uwo mwuka usohoke undi winjire, biba byiza iyo ukoresha uburyo buri natirere, reka ariko mbivuga, kugira ngo umwuka uturuke hanze mwiza winjire mu kiraro, umubi uhita usohoka direct. Ako ngako kari ku kijyanye n'ikiraro. Ubwo ku muntu ushaka ubusobanuro bwimbitse ku kiraro azanyandikira inbox, ndaza gushyiraho nimero kugira ngo tube twaganira neza mu buryo bwimbitse, kuko hano tugerageza kuvunagura, wakumva uri interested ukatuvugisha nta kibazo, turaboneka. Ikindi ugomba kwitaho ni ukumenya ngo ese inkoko ngiye kuzana zizajya zirira kuki, zizajya zirira muki. Abenshi bapurefera nk'abakora brooding cyangwa se demarage, hari abo njya mbona bakoresha imifuka bakayirambika hasi, barangiza bakajya bashyiraho ibiryo. Iyo tuyita ranjoma mu by'ukuri ntabwo ari bwa buryo twebwe dushaka gukoramo ibintu byacu, kuko dushaka gukora ibintu nanone bitadutwara amafaranga ariko nanone biri professional. Kuko impamvu ngewe ni ukwiyeranja, ni mu buryo bwo gukoresha ibyo ufite kugira ngo ubone umusaruro. Ariko nawe ibaze niba urya ibiryo warangiza aho urira akaba ari naho wituma, then ukongera ugafata ibyo bagushyiriye aho wari umaze ukongera ukabirya bivanze n'iki na wa mwanda wawe. Urumva ntago ku nkoko rero ho biba ari bibi cyane, kuko inkoko na dendo n'ibindi bishuhe ni bimwe mu bintu byatakwa n'indwara nyinshi, harimo izo coccidiosis. Wenda tuzagenda tugira umwanya wo gusesengura indwara ku ndwara n'ikiyitera mu nkoko cyangwa se muri dendo. Ariko bimwe mu bihita bibaho, habaho icyo twita coccidiosis, habaho icyo twita cough and flu, habaho izo ndwara zose za typhoid na za kolera. Izo ni indwara usanga aborozi b'inkoko n'abadendo bagenda bahura nazo cyane umunsi ku munsi, ariko ikibitera nta kindi ni ibyo ngibyo nari maze kuvuga. Ugomba rero kuvuga uti ese zizajya zirira he? Njye mu buryo bwo gukoresha ibyo ufite kugira ngo ubone umusaruro, njyewe kugira ngo ukoreshe umufuka ushobora kuwukoresha iminsi 2-3 ya mbere, kuko inkoko ziba zitaramenya gutandukanya ururo n'icyatsi, reka ariko mbivuga.
ariko byibuze nko ku munsi wa kane ugomba gukoresha utundi tuntu. Aho ngaho ushobora kwiyeranja nko mu rugo, ukaba ushobora gufata nk'imifuniko y'indobo iriya iba ifite ukuntu irambuyeho ukuntu, urayirambika ugashyiraho ibiryo hejuru zikariraho. Ibyo binagufasha kudasesagura ibiryo kuko ugenda ushyiraho duke duke, uba ubana n'inkoko umunsi ku munsi ugenda ureba uko bimeze. Ikindi ushobora kwifashisha utu dusahane twacu twa purasitike, ntabwo duhenda, nitwo ushobora kwifashisha ukajya ushyiraho ibiryo, kandi mu gushyiraho ibiryo ushyiraho duke duke ku buryo bigufasha kugira ngo, kuko bigufasha kudasesagura. Iyi imishwi ikiri mitoya igenda iraha ku buryo wisanga ibyo zirya n'ibyo zimena mu isaso ryazo washyizeho ugasanga birangana. Rero wowe ntabwo ushyiraho ibiryo byinshi aho zirira, ushyiraho duke duke kuko wowe uba uhora mu ifamu ureba porogeresi y'ukuntu ibintu bimeze, ugenda ushyiraho duke ushyiraho utundi. Ikindi uba ugomba kumenya ngo ese zinywera hehe amazi. Ubundi hari drinkers cyangwa se utunywero twabugenewe, yaba ku mishwi mitoya, imishwi mikuru, uko igiye irutanwa. Rero biba byiza iyo ufite ibyiciro bigiye bitandukanye bitewe n'inkoko zawe icyiciro zirimo. Ikindi ugomba kwita ku cyo twita bedding cyangwa se rita ni isaso ry'inkoko. Nkanjye nkunze gukoresha rice husk, ni ibishishwa by'umuceri kuko nibyo bikunze kuboneka ahantu mba, ariko hari n'abakoresha coffee husks bitewe nabo nuko ari byo biboneka iwabo, ubwo ni ibishishwa by'ikawa. Hari n'abakoresha ibarizo ari naryo riri popira cyane, nyine ukoresha icyo ufite. Ariko akantu nshaka kugarukaho, bedding cyangwa se bya bishariro cyangwa se rya saso washyize mu kiraro cyawe rigomba kuba byibuze rifite santimetero 15 nka thickness cyangwa se umubyimba, kuva hasi ku butaka hasi kugera hejuru aho rirangirira hagomba kuba harimo santimetero 15. Aho hose hakaba harimo isaso. Uravuga uti se ko numva haba harimo isaso ryinshi? Nyine ni ryinshi kubera ko inkoko cyangwa se na dendo ziraraha. Uko ziraha rero, ziraha zishaka kugera kuri bwa butaka bwo hasi. Iyo zigeze ku butaka bwo hasi, ubutaka bwo hasi buba burimo different bacteria cyangwa se mikorobe zigiye zitandukanye. Iyo rero inkoko zamenyereye kubaho muri ubu buryo zidahura n'indi myanda n'ubwo busimba, ziba zishobora kurya ubwo busimba bugatuma haza icyorezo utaruzi kikica inkoko zawe zose cyangwa se kikica dendo zawe zose. Niyo mpamvu ushyiramo ibarizo cyangwa se isasiro ryinshi ku buryo n'izinaraha zitari bugere hahandi hasi. Ikindi, ibarizo byibuze cyangwa se cya sasiro washyizemo uba ugomba kujya ugerageza kujya unyuzamo ukabibirandura, mbese ukabicangacanga ku buryo bigenda byivanga ku buryo udasanga hari amatotoro hejuru, mbese ukagenda urivanga unyuzamo, ukajya unyuramo n'agasuka ukabivanga. Kandi ikindi, isasiro uba ugomba kurihindura. Ku bantu borora inkoko byibuze uba ugomba kurihindura 2 mu mezi 6, kuvuga ngo ubwo urihindura 1 mu mezi 3. Ariko nanone biterwa na situwasiyo ubona, kuko nko mu gihe cy'imvura isasiro rikunda gutoha cyane kuko ntabwo haba hariho ubushyuhe bwinshi bushobora gutuma isasiro ryumuka vuba. Aho ngaho rero bigusaba ko uhindura isasiro, mbese ugenda nawe nk'umworozi ureba ngo ese isasiro ryanjye ntabwo bitose,
kuko iyo bitose bizana za ndwara nakubwiye za coccidiosis n'ibicurane bidakira mu ifamu yawe. Ikindi uba ugomba kwitaho, uba ugomba kumekinga shuwa neza ko ikiraro cyawe kitinjirwamo n'izuba. Mu gihe wororeye mu kiraro uba ugomba kuba ubizi neza ko ikiraro cyawe cyinjirwamo n'umwuka mwiza ndetse kikinjirwamo n'urumuri, ariko ntikinjirwemo n'izuba. Ibyo byose uba ugomba kubyitaho, kuko iyo ikiraro cyinjirwamo izuba, inkoko zirwanira kujya ahari izuba zo ubwazo zikanicana. Ibyo mbabwiye ni by experience, ni ibintu njye ubwanjye niboneye mu myaka igera muri 3. So ugerageza ibishoboka byose rero inkoko zawe zikaba ziba ahantu hatinjirwamo n'izuba, ariko hagerwamo umwuka, hakagerwamo n'urumuri ruhagije. Ikindi kintu uba ugomba kwitaho, uba ugomba kuba uzi ngo ese inkoko nakiriye cyangwa se dendo zanjye nakiriye cyangwa se ubundi bwoko bw'iryo tungo twavuze riboneka mu biguruka wazanye, ese warikuye ahantu hizewe? Kuko nshuti yanjye ntabwo ari buri muntu wese uturaga imishwi cyangwa se uturaga dendo cyangwa se ikindi kintu icyo ari cyo cyose ngo ibyo bintu birizewe. Kuko ni ukuvuga ngo icyo twita parent stock ni ukuvuga ngo niba ari inkoko zitera amagi, hari ibyo ziba zigomba kuba zikorerwa umunsi ku munsi kugira ngo amagi zitera abe yujuje ubuziranenge. Niba ari dendo woroye, hari ibyo zigomba kuba zirya kugira ngo imishwi izava mu magi zitera aba ari imishwi ikomeye kandi ikura vuba. Niyo mpamvu uba ugomba kwita ku kintu cyo kuvuga ngo ese ahantu ngura imishwi, ahantu nyikura, ese koko ni abantu bafite repetition muri ibyo bintu bakora, babikora neza, amamashini yabo akora gute? Ako kantu nyine uba ugomba kuba ukazi. Ikindi, hari uburyo bwinshi dukoresha mu kwirinda ikintu kijyanye n'indwara mu ifamu. Indwara mu ifamu hari uburyo bwinshi bwo kuzirinda mu cyo twita biosecurity. Biosecurity ni measures cyangwa se ni tekinike zose ukoresha, ni ingamba zose ufata mu ifamu yawe kugira ngo hatagira indwara zinjiramo. Nk'urugero rwa biosecurity measures naguha ni nko kuba umuntu adashobora guturuka hanze, ntuzi aho avuye, ntuzi ngo yiriwe mu biki, akaza agahita yinjira mu kiraro cyawe. Ari nayo makosa aborozi bajya bakora, umuntu akaza akakwinjira mu kiraro ngo aje kugusura, ngo ni umuyobozi, akaza n'inkweto, ntuzi yiriwe he, ntuzi avuye mu biki, akazana indwara ku nkweto cyangwa se no ku myenda yambaye, yamara kuyizana cyangwa se anarwaye n'ibicurane, ibyo ntabyo uzi, akaza akakwinjira mu kiraro. Izi nkoko direct ahita zanduza za ndwara, kuko niba akandagiye ahantu inkoko zirirwa umunsi ku munsi, nawe urabona inkoko n'amadendo ukuntu bireshya. Niba yazanye indwara ku birenge kandi akaba ari gukandagira hantu zirara zirira already, urumva ikintu gihita kiba. Nk'urugero naguha hano, hari nk'indwara yitwa Newcastle. Ni ubwoko bw'indwara iyo igiye mu ifamu yawe yagezemo, ishobora no kwica 100% by'inkoko zawe cyangwa se dendo zawe. Ariko ukajyaho ukemerera umuntu uwo ari we wese kukwinjira mu ifamu utazi aho aturutse, yewe nta nubwo ufite n'imiti yo kubanza gukandagiramo kugira ngo nyine ya myanda iri ku nkweto ze, niba hariho amamikorobe abanza apfe. Nta nubwo ufite n'isarubeti cyangwa se itaburiye umuntu yambara mbere yo kukwinjira mu ifamu. Ako nako ni akantu uba ugomba kwitaho, ukamenya ko niba ufite n'umukozi ukora mu ifamu yawe cyangwa se niba ari nawe ubwawe, ukamenya uburyo winjira mu kiraro. Inkoko ubundi cyangwa se dendo ni ibintu bimenyera.
iramenyera iyo uzikoramo zirakumenyera ku buryo iyo winjiyemo zihita zinagusanga, ariko ugatungurwa nuko iyo hinjiyemo undi muntu utandukanye n'uwari usanzwe akoramo zihita zimuhunga. Icyo gihe iyo ziguhunze rero uba uzitejemo stress, ni cyane cyane nk'inkoko za Izaburawuni. Izaburawuni niba ufite inkoko 100 zikaba ziri gutera amagi 90 ku munsi, ukinjiramo utamenyerewemo zikaguhunga, nyine zikaguhunga zikiruka, ubu ziteyemo stress ku buryo ku munsi niba zateraga amagi 90 hahita hagabanukaho nka 40, ukabona nka 50 gusa. Ibyo mbabwira ni by experience, njye nagiye mbibona ahantu henshi. Nk'ahantu nigiye ibi bintu, hari ikiraro njye ubwanjye nigeze gukoramo cyari kirimo 5,000 by'inkoko, ikiraro kimwe floor yo hasi. Rimwe abayobozi bo muri Uganda bakomeye baradusura ku ifamu, badusuye urumva abaminisita ntago wajya kubabwira ngo urabangira wenda kwinjira mu ifamu. Icyabayeho nanjye icyo gihe nabikoze ntabizi kuko ntabwo nari ndabimenyera ngo menyere akazi. Icyabayeho binjiye mu ifamu, inkoko zateraga amagi 4,200 gutyo ku munsi. Uwo munsi zateye amagi 2,300. Sinzi niba uri kumva difference irimo aho hantu. Icyo ngira ngo nkubwire rero ni uko stress mu nkoko iri mu bintu bigabanya umusaruro. Wowe ushobora kuba wajya kubona nk'amagi agabanuka ku munsi utazi icyabiteye, ariko stress iboneka mu buryo bwinshi. Hari ukuba hari umuntu winjiye mu ifamu yawe adasanzwe amenyerewemo, hari ukuba ubushyuhe bwiyongereye, hanze aha ngaha climate imeze nabi. Rero hari measures tugenda dufata zo kugabanya ibyo bintu byose. Nk'ubu hari imiti iri naturel umuntu aba ashobora gukoresha mu kurwanya ikintu kijyanye n'ubushyuhe bwinshi mu nkoko. Abazoroye barabizi ko hari ukuntu ugera mu kiraro ukumva uri gushya neza. Rero hari imiti iri naturel dukoresha udashobora kubona muri farumasi iyo ari yo yose. Hari ibyo rero tugenda dukoresha. Ayo ni amabanga y'aborozi, usibye ko na benshi batanayazi, ariko niyo mpamvu iyi YouTube channel yagiyeho kugira ngo tuzajye tuganira twungurana ibitekerezo, ngende nkunosheraho gake gake ku rwego rw'uko uzagenda uzamuka mu rwego umenya uko ubworozi bukorwa. Ikindi nshaka kugarukaho nsoza kugira ngo tuze kugira n'uburyo twakiramo n'ibitekerezo byanyu kuri ya WhatsApp duhuriraho, ni ikijyanye noneho na ya mabanga wa mworozi atapfa kukubwira. Usibye ngewe wigize injajwa muri ibi bintu, ariko hari amabanga aborozi batajya bapfa kukubwira, ku buryo umubaza akakubwira ati ibi bintu tugiye kubyihorera mwana wa mama, ati nta kintu kirimo, ati turababaye cyane, ibi bintu nta kintu kirimo, ati dore biba bimeze gutya na gutya, ariko nanjye ndahagarikira aha, umwaka utaha ntago nzabikomeza kuko nta kintu kirimo. Ndagira ngo nkubwire ngo abakubeshya, kuko ikizana bikubwira umwaka urashira undi ugataha, ahubwo ukabona ari kugura amamodoka, uri aho ngaho waratinye, ubwoba bwarakwishe, uvuga ati niba babikoze kera bagiye kubireka, ngewe none ahubwo nahita ntukombera. Barakubeshya 100%. Uyu mushinga iyo ufiteho amakuru makeya ugatangira kuri bike, bitewe n'amakuru ufite ugenda uzamuka kandi amafaranga araboneka. Nk'urugero naguha, nkanjye nkunda gukoresha imiti iri naturel cyane ku rwego rwo hejuru, ku rwego rw'uko nka 95% by'imiti nkoresha mu ifamu niyo ngewe nikorera ubwanjye kandi igakora neza. Nk'urugero naguha, iyo Newcastle yatatse inkoko zawe cyangwa se dendo zawe mu ifamu, ushobora kuzenguruka igihugu cyose, kwanza si n'igihugu cyose, ku isi hose
nta muti ushobora kubona uvura Newcastle disease mu nkoko cyangwa se muri dendo. Uwo muti ntabwo ushobora kuwubona. Ikiriho hariho urukingo rwayo, hariho urukingo rwa Newcastle dutera byibuze buri mezi 2 cyangwa se buri mezi 3 mu ifamu ku nkoko zitera amagi yo kurya bisanzwe, ariko ukaba ufite icyo twita biosecurity measures ziri hejuru. Twa tuntu nagiye nkubwira ugenda witaho, ukaba ubikora mu rwego rwo hejuru. Newcastle ugomba gukingira inkoko zawe byibuze cyangwa se dendo zawe byibuze mu mezi 3. Ntibivuze ko hari n'ushobora kumara umwaka atarakingira, ariko ndakubuza kuba wafata riske yo kuba ufite inkoko 1000 ukamara amezi 3 cyangwa 4 nta rukingo na rumwe urazitera. Ese uba wumva ubundi ubwo anytime nk'iyo Newcastle yakwatatse, my dear friend, uhita urira nk'uruhinja. Uhita ugenda ukagwa munsi y'urugo neza, ukagenda ukagwa munsi y'umurongo w'ubukene. Nicyo hano mba nkubwira nti nkanjye wenda nkoresha imiti iri naturel, ariko nabyo bisaba guhozaho. Ibi bintu nubwo bibamo amafaranga kandi menshi, ariko bisaba bwa bwenge nyine, bisaba gukoresha ya mabanga nakubwiye, ukamenya ngo ese igikakarubamba, sinzi niba ukizi, ariko niba ukizi, ese waba uzi intungamubiri ziboneka mu gikakarubamba zishobora gufasha inkoko zawe? Ese buriya wari uzi ko tangawizi iyi ngiyi dusanzwe dukoresha mu rugo dushyira mu cyayi n'iki, wayinywa ukumva ibintu by'ibicurane biri kugenda? Ese niba unywa tangawizi wawe ukumva ibicurane uri kubikira, uratekereza noneho ku nkoko ho biba bimeze bite? Kuko inkoko amahormone yazo n'imisemburo yazo yo zinumva iyo tangawizi kurusha n'umuntu. Iyo ni imiti tuba tugenda duhura nayo. Ese nka tungurusumu, tungurusumu nawe ubwawe mu rugo urayiteka nyine ukumva ni umuti. Ku nkoko rero biba ari ibindi inshuti yanjye, ku nkoko biba ari ibindi. Nk'urugero naguha nk'iyo inkoko zarwaye nk'ibicurane, ukifatira agatangawizi gakeya, ntabwo bigombera ibintu byinshi. Ugafata agatangawizi ukakavanga na tungurusumu, warangiza ukifatira amazi ugashyira ku ziko. Sinitaye ku kuvuga ngo uyateka mu isafuriya cyangwa ikindi kintu, cyangwa se kuri gaze cyangwa ku makara cyangwa hehe. Wowe upfa gucanira amazi yawe ugashyiramo za tangawizi iminota hagati y'10 na 15. Iyo amaze gushya ubishyira ku ruhande bigahora. Ayo mazi uyavanga n'amazi zisanzwe zinywa ku munsi, ugenda ushyira mu tuntu zinyweramo, ukayavanga n'amazi zinywa. Inshuti yanjye, uzabona ibintu bitandukanye n'ibyo usanzwe ubona. Niba woroye iza brown, uzajya ubone niba inkoko zawe dusapoze ni 100, ubwo ndi kwanga kuvuga boroye 1000 kuko nabo barahari, n'aba 500 barahari. Niba woroye inkoko 100, uzajya kubona niba zateraga amagi 70 ku munsi, ubone ejo hiyongereyeho amagi 10, utazi ukuntu byagenze. Ibi bintu birakora, ahubwo nuko ikintu cyica abantu nuko nta makuru baba bifite, ariko nuko bigenda. Sinzi niba wenda, ariko tuzagira umwanya uhagije wo kubigenda tubivimuzi n'imuzingo, nimunyereka ko izi ngingo z'imiti muri kuzikunda, mukambwira muti rwose turashaka ibiganiro bitubwira ku miti umuntu yajya akoresha iri naturel, kuko iyi miti iri naturel ikurinda indwara mu ifamu, ariko yongera icyo twita umusaruro ku rwego rwo hejuru. Yongera umusaruro ku rwego rwo hejuru. Niba ngiye nshobora korora inkoko zigatera byibuze ku rwego rwa 95.7%, zose zitera amagi, niba mfite inkoko 300 byibuze nkakuramo amagi 285, sinzi niba uri kumva icyo kintu, 290. Kandi amagi yanjye nubwo abari tuvuge niba ari iza brown,
ariko zitera amagi udashobora gutandukanya n'amanyarwanda kubera imiti iri natireri n'ibintu biri natireri, bya bimera usanzwe uhura nabyo wirirwa unakandagira ngewe nkoresha wowe udakoresha. Ariko ugasanga icyo kintu nyine abantu benshi ntabwo bakizi nyine, ariko ayo makuru niyo mba nazanye hano kugira ngo ngusangize, nimunyereka ko icyo kintu mugikunze koko cy'ibintu bijyanye n'imiti ya gakondo, ibyo bintu bigukikije wowe utazi intungamubiri zibirimo, nzagenda mbabwira ngo ese habonekamo iki gishobora gufasha bwa bworozi bwawe bw'inkoko, gishobora gufasha bwa bworozi bwawe bwa dendo kuba byagufasha kongera umusaruro. Nk'ubu hari ahantu ngewe nigeze kugera nsanga moringa ku rwego ntari nzi ko ushobora kuyibona muri iki gihugu, ariko wabaza umworozi waho akakubwira ati ibyo bintu byihorera, ibyo bintu ntabyo nzi. Umworozi woroye inkoko 100 ugasanga ikintu cyitwa moringa ntago akizi kandi giteye ku rugo rwe. Nk'akantu ushobora kukubwira, moringa ni igiti cyifashishwa no mu buvuzi busanzwe, bakoramo imiti mu bisanzwe, bagakoramo n'ibiryo n'inyongera ku bana barwaye bwaki. Moringa ubwayo ibonekamo 45% bya moringa, nubwo ari ibiti nubwo ari ibibabi aba ari poroteyine. Inshuti yanjye, moringa kugira ngo wumve urwego iriho, ihuje ubushobozi na soya. Iyi soya duhinga n'ukuntu muzi igira intungamubiri, icyo giti cya moringa kigira poroteyine zingana n'iziboneka muri soya. Ugasanga umuntu agifite ku rugo rwe, ariko ibyo bintu nta nubwo ashaka no kubimenya. Ibyo rero ni ayo mabanga niyo mba naje kugira ngo nkubwire ukoreshe ibyo bintu. Ibyo bintu bizagufasha kugabanya igiciro cy'ibiryo biri hanze. Ibiryo by'amatungo ubu ngubu birahenze ku rwego rwo hejuru, kuko biri no gutuma aborozi benshi bava muri uyu mwuga, kandi ari icyo ngicyo gusa. Rero bizagufasha gutuma ugenda ukaba ushobora gukoresha bya bintu bidahenze. Nkanjye 70% ni ibiryo nkora bivuye muri materiyeri zitandukanye: ibigori, soya, indagara, ingano, umuceri n'ibindi bigiye bitandukanye. Ariko 30% by'ibiryo byanjye haba harimo ya miti nakubwiye. Wowe ukifata 100% ukajya kugura ibiryo by'amatungo, ezo uba wumva ko ayo mafaranga nubwo wayinjije, ariko ibaze noneho 100% by'ibiryo ugura uzi nawe biguhenda. Ibaze uramutse ukaseho 30% kubera ko ukoresha bya bindi nakubwiraga, bya bimera nakubwiraga bikwegereye aho ngaho ku rugo rwawe, wirirwa unyuraho munsi y'urugo, wirirwa unyuraho ku muhanda. Ibaze noneho wakaseho 30% kubera ko ukoresha bya bimera. Ibaze ayo mafaranga waba uri kwinjiza. Kandi ibi ni ibimera bigufasha kongera umusaruro, bikakurinda za ndwara nakubwiye zishobora kukugusha mu gihombo, ugahita uhomba burundu, ugahita uba umukene kandi wari umuntu wihagazeho abantu basanzwe bazi. Rero utuntu nk'utwo nitwo mba naje kugira ngo mbabwire. Ndumva bimwe by'ingenzi mbinyuzemo, ariko ni mwebwe muzajya mumbwira ngo dushaka ko ugaruka kuri izi ngingo, dushaka kutubwira kuri ibi ngibi, ati hano ntitwahumvise neza. Mbese nimwe muzajya munyinspira kugira ngo mbone ngo ese abantu ibyo bashaka kumva ni ibihe kurusha ibyo ngewe numva nshaka kubabwira, kuko ngewe ubwanjye nzi ibintu byinshi ku rwego rwo hejuru. Rero mwebwe mukurikije utuntu mba ngenda mbabwira, mba mbanyuriyemo muri make, nimwe muzagenda mumbwira ngo utubwiye kuri iki ngiki byadufasha, utubwiye kuri iyi ngingo byadufasha, twumvise ishobora kudufasha muri ubu buryo.
so murakoze cyane rero, nishimiye ko mwanyumvise. Ikindi tuzakomeza kujya tubana, ngiye kujya mbategurira ibiganiro byinshi bibahugura. Hano tugamije kwigisha, nta n'indi mpamvu itugenza, ni ukwanga kwihererana bwa bumenyi dufite muri ibi bintu. So murakoze rero, mugire umugoroba mwiza, mugire igitondo cyiza ku bari mu gihe cy'ijoro, ndetse mukomeze mugire impagarike n'ubugingo. Ciao ciao.